Hello friends, murakaza neza kuri Beroya TV. Uyu munsi twagutegura ikiganiro kivuga ku bintu bitatu ushobora kwirinda mu buzima bwawe ukaramba. Ibintu bitatu ushobora kwirinda bikagufasha kuramba mu kazi ukora, mu nshingano ufite zitandukanye. Ibi bintu bishobora kugufasha gusohoza inshingano wahawe neza, ndetse n'ubwo wava mu kazi ukakavamo neza, ukakavamo amahoro. Ndetse yewe no muri ubu buzima byaba ngombwa kugenda ugapfa neza, ugapfa urw'ikirago. Ese ibyo bintu bitatu ni ibihe? Icya mbere, ikintu cya mbere ukwiriye kwitondera niba ushaka kuramba ni iki? Icya mbere, ukwiriye kwitondera ururimi. Ururimi ni inyama nto cyane igizwe n'imitsi gusa, idafite igufwa na rimwe iba mu kanwa kawe. Iyi niyo nyama ituma ubasha gukora amajwi atandukanye. Ayo majwi akabyara ijambo cyangwa amagambo. Iyi ni nayo mpamvu abahanga benshi ndetse n'abantu muri rusange bakunze gukoresha ijambo ururimi berekeza ku ijambo cyangwa amagambo. Niba ushaka kurama, ukwiriye kwitondera cyane amagambo uvuga. Ukwiriye kwitonda cyane, ukitondera ijambo ryose usohoye mu kanwa kawe. Abantu benshi bari mu magereza, abandi bakatiwe ibihano bishobora kuzagira ingaruka no ku miryango yabo bitewe n'ijambo rimwe cyangwa abiri bigeze bavuga. Ushobora kuvuga ijambo mu isegonda rimwe, ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa rikagira ingaruka ku buzima bwawe bwose, rikagira ingaruka kuri wowe n'abagukomokaho. Nizera rwose ntashidikanya ko ahari impamvu abantu dufite amaso abiri, tukagira amatwi abiri, amaguru abiri n'amaboko abiri, ahari ari uko dukwiriye kureba byinshi, tukumva byinshi, tugakora byinshi, ariko twagera ku magambo tukavuga make. Ahari iyo abatwara abo kuvuga byinshi kuruta ibyo dukora, kuruta ibyo twumva, nizera ko tuba dufite indimi ebyiri, tukagira ijisho rimwe, tukagira ukuboko kumwe n'ugutwi kumwe. Mbese ushaka kuramba, ukwiriye kwitondera cyane amagambo yawe. Niba ushaka kuramba kandi, ikintu cya kabiri ukwiriye kwitondera ni inda. Aha turerekeza ku byangombwa by'ibanze dukenera mu buzima kugira ngo tubeho. Ni ukuvuga cyane cyane ibyo turya. Abantu benshi mu byiciro by'ubuzima tubayeho imibereho itandukanye. Dukwiriye kwiga kubeshwaho n'ibyo twinjiza. Dukwiriye kwiga kubaho imibereho ingana n'ubushobozi bwacu. Abantu benshi bajya bagwa mu mutego wo gushaka kubaho imibereho irenze ubushobozi bwabo. Ibi nibyo bibyara inda nini n'ubusambo. Waba warigeze wumva ibyo abayobozi bamwe na bamwe bashyirwa mu nshingano, nyamara mu gihe gito cyane bagakurwa mu nshingano nabi, ntibajye mu miryango yabo ngo baruhuke, ahubwo bagahitira muri gereza kubwo ibyo baba bakurikiranyweho, kubwo ibyo baba babazwa bijyanye no gukoresha nabi ndetse no kugereza umutungo w'ibigo baba bayoboye. Wibwira ko igitera ibi byose ari ikihe? Inda nini y'ubusambo. Inda iyo isumbye amaboko, umuntu arahemuka, kandi hirya y'igihemu ntushobora kuramba, ntushobora kuramira mu kazi wahawe. Ushaka kurama? Urumva ushaka kubaho neza? Urumva ushaka kuramira mu kazi wahawe? Urumva ushaka uburambe mu kazi n'inshingano zitandukanye ufite? Ukwiriye kwiga kubeshwaho n'ibyo winjiza. Birumvikana abantu benshi dufite ubushobozi butandukanye.
umuntu ukorera ibihumbi 500 ntabwo azabaho imibereho ingana n'ukorera ibihumbi 20 ku kwezi, ariko icyo bahuriraho bose nk'uko bazabaho. Ibi bivuze ko ukorera ibihumbi 500 ku meza ya mu gitondo ashobora kubona umugati n'icyayi, ukorera ibihumbi 20 ntashobora kubona umugati n'icyayi, nibura ashobora kunyurwa n'igikoma kitagira isukari kuko ari bwo bushobozi aba afite. Iyo ushatse kubaho imibereho irenze ibyo winjiza, nta gushidikanya ntabwo bikugwa amahoro, kenshi ubigeraho uhemutse, kandi igihemu ntigishobora kuramba. Ntushobora kuramira mu kazi ufite igihe cyose urangwa n'ubuhemu. Urumva ushaka kuramba? Urumva ushaka kuramira mu kazi wahawe? Ukwiriye kwiga gutegeka inda yawe, ukwiriye kwiga kubeshwaho n'ibyo winjiza. Ikintu cya gatatu, niba ushaka kuramira mu kazi kawe, niba wumva ushaka kurama muri ubu buzima, mbese utekereza ko ari ikihe? Igitsina. Nibwira ko iki gishobora kuba kigutunguye cyane. Abantu benshi bakunze gutsindwa kuri iyi ngingo. Umuntu ashobora kuba azi kuvuga neza mu kazi yahawe, akaba azi gucunga neza umutungo n'imari by'ikigo ayoboye, akaba rwose azi gukurikirana neza iby'akazi afite, nyamara iyi ngingo ikunze gutsinda abantu benshi. Iyi nayo ntishobora gutuma uramira mu kazi kawe igihe utayitondeye. Ukwiriye kwiga gutegeka irari ryawe, ukwiriye kwiga gutegeka umubiri wawe, ukwiriye rwose kwifatira umwanzuro, kuko ntushobora kuramba mu kazi wahawe igihe cyose udashoboye gutegeka irari ryawe. Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, iki nicyo kibazo isi ihanganye nacyo. Iki nicyo kiri kuvamo akenshi ihohotera n'ifatwa ku ngufu rya hato na hato rigenda ryumvikana hirya no hino ku isi. Mbese utekereza ko umuntu nk'uyu ashobora kuramba mu nshingano yaba afite? Niba ushaka kuramba, ukwiriye kwiga kumenya no kugenzura amagambo uvuga. Ukwiriye kureba byinshi, ukumva byinshi, ariko amagambo yawe akaba make. Niba ushaka kuramba kandi, ukwiriye kwiga kubeshwaho n'ibyo winjiza. Ukwiriye kwiga gutegeka inda yawe. Niba ushaka kuramba kandi, ukwiriye kwitonda imbere y'igitsina. Abantu benshi bakurwa mu nshingano bahawe n'ingingo n'ubusambanyi. Niba ukunze iyi video, kanda like. Niba wumva kandi hari icyo watwunganira, byandika muri comment. Mwibutse kandi kanda subscribe niba utarayikora, kugira ngo tuzakomeze kubana mu zindi video. Wakoze kubana natwe, nifurije ibihe byiza.